Murakaza neza kuri Alliance Stories, aniho dutangariza inkuru z'ukuri z'ubuzima z'abantu bahinduwe na Yesu Kristo, cyangwa se ibikorwa bigiye bitandukanye Yesu yagiye akorera mu bantu, avugana n'abantu, mbese ubuhamya bugiye butandukanye Yesu yagiye yigaragariza mu bantu. Niba nawe wumva waracitse intege, warababaye cyangwa waratakaje icyizere, izi nkuru ni izawe. Niba utaraba umwe mu bantu badukurikira, wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'izindi nkuru z'icyizere tugenda tubagezaho, mbese bigatuma umuntu yera imbuto zikwiriye kandi bikagufasha no mu guhinduka. Reka turebere hamwe inkuru y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kuganira n'Imana. Kuganira n'Imana ntabwo ari amasengesho gusa, ahubwo kuganira n'Imana ni ubusabane. Tugiye kurebera hamwe ubwo busabane ni mu buhe buryo tukwiye kubugira kugira ngo tubashe gusabana n'Imana, bitanyuze gusa gusenga cyangwa se dusenga mu buhe buryo, ku buryo ubwo busabane tubugirana n'Imana mu buryo bukwiye. Hari igihe twibwira ko kuvugana n'Imana ari ibintu bigoye, cyangwa se ari ibintu bisaba amagambo yihariye, cyangwa se ari ibintu bisaba igihe runaka, cyangwa se amasengesho menshi, cyangwa se kwiyiriza iminsi myinshi. Ariko ukuri ni uko Imana ntabwo yifuza ko tuyibwira byinshi, ahubwo ishaka ko tuvugana nayo nk'umubyeyi, nk'uko waganiriza papa wawe kandi ugukunda. Uburyo bwa mbere bwo kuganira n'Imana ni ukuyibwiza ukuri. Yibwize ukuri. Gusenga si ukwihinduranya imbere y'Imana, si n'amagambo wowe aryohereye uyishima uyitaka cyangwa kuyihatiriza, ahubwo gusenga bikwiye kuba kubwiza ukuri Imana. Imana ishaka kuyibwira ibikubabaje, Imana ishaka kwibwira ibigutera ubwoba, Imana ishaka kwibwira ibyifuzo byawe ndetse n'ibyo wumva udashoboye. Imana ishaka ko uyibwira ibyaha byawe n'ibikunaniye, ubona ko byakunaniye kubyihana, ukayibwiza ukuri ko bikunaniye, ariko utagiye gutangira kuyibwira ngo urumva ngo impamvu ngo ncumura ngo ni ukubera rega ngo biriya ngo urabona ngo wangize umukene ngo none ngo kugira ngo mbone amafaranga ngo birabanza gutuma ngo njya muri ibi. Oya, kugira ngo ubashe kuganira n'Imana ca bugufi. Urugero ushobora kuvuga uti Imana, uyu munsi numva atari mu mwanya mwiza, ntari mu mwanya ushaka kombamo, ndi umunyabyaha, nagukoreye ibyaha ibi n'ibi n'ibi, ukabivuga mu mazina yabyo. Imana ikunda umuntu ufite umutima uciye bugufi kandi uvugisha ukuri, kuko irabibona. Ariko iyo utangiye kwanga kuvuga ukuri, ibibona kuri kwishyira hejuru, cyangwa se uri kugira ngo ibyo ukora ntibibona, ahubwo yereke ko nawe ibyaha byawe bikubangamiye kandi bikubabaje kandi ushaka kubivamo. Aho rero uba ujyanye umutima umenetse, uciye bugufi imbere y'Imana. Imana ikunda abayubaha. Uba wayifunguriye umutima, aho rero nayo iraza ikabana nawe. Uburyo bwa kabiri bwo kuganira n'Imana ni ugushyira Imana mu biganiro byawe bya buri munsi. Imana ishaka kuba ubuzima bwawe bwose bwa buri munsi. Ntabwo kuba wamenya Imana cyangwa washaka kwegera Imana ari uko ujya mu rusengero gusa. Oya, Imana igushaka ko mubana, yaba ari mu rugendo rwawe, yaba ari mu kazi kawe, yaba ari mu rugo rwawe, yaba ari mu bitekerezo byawe, yaba ari mu byo uvuga, yaba ari mu byo ukora, yaba ari aho ugiye, ibishaka kubana nawe muri byose. Ushobora kuguha nk'urugero. Ushobora kubwira Imana uti Mana, aha hantu ngiye mu minota ndimo tube turi kumwe, kandi mu by'ukuri ugiye wenda no guhaha. Aho rero no mu gihe ugiye guhaha muri magazi uzayibona kandi uzabona ko iri kumwe nawe. Urundi rugero rworoshye naguha
ibaze uhuye n'umuntu agatangira kukubwira nk'ibintu wowe wumva udashoboye kubona igisubizo wamuha, ariko ugahita uvuga uti Mana wampaye amagambo yo kubasha gusubiza uyu muntu. Urundi urugero rworoshye, ugahura n'umuntu ushaka wenda kukurwanya, ukahita ubwira Imana uti Mana mu mutima ukomeye kugira ngo uyu muntu amusubize nabi cyangwa ntaza kurwana nawe, bitarenga urugero. Urumva ko mu buzima bwawe bwose uba uri kwitabaza Imana, imitekerereze yawe yose uba uri kwitabaza Imana. Rero ibyo nibyo Imana iba ishaka, nibyo bitanga no bwa busabane ugirana n'Imana, kuko uba uri kuganira n'Imana n'ubuzima bwawe usanzwe ubamo busanzwe, nayo ikabona ko buri gihe urayihamagara iguhora hafi. Rero nihita ibana nawe guhera utangiye umunsi kugeza uri kuwusoza. Uburyo bwa gatatu nakubwira bwo kugirana ubusabane n'Imana ni ukuyitega amatwi. Kuvugana n'Imana ntabwo ari ukuvuga gusa, ntabwo ari uko wowe ufata umwanya ukavuga ukayibwira ibikubabaje ukanayishimira wenda, ariko se ujya ugira n'igihe cyo kumva utuje, ukicara hamwe ugatuza ukavuga uti Imana nanjye nguteze ugutwi, nguteze amatwi, ndakumva nicyo ushaka kumbwira. Kuko Imana ushobora guceceka ukumva nk'amajwi muri wowe, ukumva iri kukubwira, cyangwa ukumva ari nk'indirimbo ije muri wowe, iyo ndirimbo ugasanga hari amagambo arimo Imana ishaka kukubwira, cyangwa ugasanga uhuye n'umuntu runaka akagira ibintu akubwira kuko yabitumweho n'Imana, kuko uzi neza ko umuntu wese kuri iyi si yaremwe n'Imana, kandi Imana iyo igiye gukoresha, igiye kwigaragaza, yikoreshereza mu bantu bayo yaremye. Ese ujya uyiha umwanya ngo nayo ikubwire? Iki gice rero cyo cy'ubusabane nzi ko abenshi ari cyo abantu bakunda, kubwira Imana ibikubabaje. Ni ukuvuga ngo niba ugize ikibazo muri wowe ugahita utekereza uti Imana nshakira igisubizo, ntuhite utekereza ngo reka mpamagare runaka, ngo reka ndebe runaka ngo yagira icyo akora, ngo ariko ngo n'uyu ndamuzi ngo yagira icyo amarira, ahubwo mbere ya byose ugahita utekereza ku Mana, ugahita uvuga uti Mana nje imbere yawe, ibibazo ndimo, ibi bigeragezo ngiye kujyamo, ibi bimbona binyegereye, ibi mbona bindwanyije, nzi neza ko wagira icyo ukora. Ibyo rero nzi neza ko benshi ari byo mukunda, kuko hari abantu benshi bafashe Imana bayihindura nk'ikigirwamana, bayihindura nk'umupfumu, bakumva bakwiye kujya imbere yayo ari uko bagiye kuyibwira ibibabaje gusa. Oya, yego tugirana ubusabane n'Imana kuko tuba tuyitura ibyacu byose, ariko si ibitubabaje gusa. Kuri iki gice turareba kugirana ubusabane n'Imana tuyiganiriza ibitubabaje. Aha rero iyo ujyanye wa mutima uciye bugufi ukayibwira ibikubabaje, ukayibwira, ukamena umutima wawe, yewe ukarira, amarira akamanuka, uko wiyumva, utifata, utumva uri umuntu ukomeye, kuko imbere y'umubyeyi ntabwo uba ukomeye, uca bugufi nk'umwana. Icyo gihe rero ibona muri wowe uko witwaye, nayo ikagusubiza. Nubwo tuya tuvuga ngo ibisubizo byayo biratinda, ari kwisubiriza ku gihe. Icyanyuma nasozerezaho nagira nti gira Imana inshuti yawe. Hari igihe usenga wumva nta kintu kiri guhinduka, ariko kumva Imana cyangwa kugira ngo Imana ikuvugishe bisaba igihe. Ntukorega n'ubundi ubushuti busaba imbaraga. Hari igihe uba inshuti n'umuntu ukamushakaho ubushuti, ukabona kugira ngo muzajye kugera kuri rwa rwego wowe wumva ko muri inshuti byagufasha igihe. Hari nabo bifata imyaka. Kubera iki se wumva Imana yo mugiye kuganira wumva ko bigiye guhita biba uwo munsi, kandi itahita igusubiza ugahita wumva urambiwe? Kuki wayirambirwa? Yihe umwanya, nawe wihe umwanya kugira ngo n'uwo mwanya ubiprepare, bigende biza, noneho Imana nayo ibane nawe, kandi aho izatangira kubana nawe nudasubira inyuma muzaba muri kumwe by'iteka ryose. Kuganira n'Imana ntabwo ari ibintu by'abera gusa, nta nubwo ari ibintu by'abasenga gusa, nta nubwo ari ibintu by'abapasitori gusa, ntabwo ari ibintu by'abahanuzi, nta nubwo ari ibintu by'aberekwa. Ibintu byo kuganira n'Imana, kugirana ubusabane n'Imana, ni uburenganzira bwa buri mwana wese ku Mana. Umwana ku Mana
nawe ariyumva, kugira ngo ube umwana ku mana. Wenda ni ikiganiro nacyo tuzongera kuganiraho. Umwana uwitwa umwana w'Imana, umwana ku mana, ni muntu ki, numeze gute? Ariko kugirana ubusabane n'Imana ni kuri buri mwana wese, umwana w'Imana. Nta kindi rero Imana ishaka ni ukuyiha umutima wawe kandi ukayibwiza ukuri. Kugirana ubusabane n'Imana hari icyo bidusaba nk'uko tumaze kubibona, ariko wowe urabibona gute? Ese byaba bihagije ibyo twavuzeho? Hari ikiburamo gikwiye kongerwaho? Icyo ari cyo cyose, igitekerezo cyawe cyose uhawe karibu. Watwandikira muri commentaire tukaganira, tukungurana ibitekerezo. Ese waba wifuza ko wenda ubuhamya bwawe bwagira abo bufasha, bukagira aho bubakura, bukagira aho bubageza? Kuko twese ubuzima twagiye tubamo bufite icyo bushaka kwigisha abandi. Niba Imana yaratwemereye ko tunyura muri ubwo buzima, uyu munsi hakaba hari aho tugeze, nuko yagiraga ngo hazagira undi ibukirizamo. Rero niba wifuza ko twasangira ubuhamya bwawe bukagira abo buhindura, watwandikira kuri email nk'uko iri muri description. Niba utarakora subscribe, ntugende utayikoze, ukore na like niba ikiganiro cyakunyuze, share ku bashuti, ku muryango, kugira ngo twese bitugereho kandi tubashe kugira icyo twunguka mu buzima bwacu. Ubusabane ni ikintu Imana ishaka ko tugirana nayo, kuko niyo yaturemye kandi iradukunda nk'umubyeyi. Byari bikwiye ko rero natwe tuyiba hafi, tukayigira iya mbere mu buzima bwacu bwose, mu byo tunyuramo byose. Naho ubutaha, Imana iduhana umugisha.